nk'uko byagenze kuri Sawuli, Imana yarabahamagaye kugira ngo babe ibikoresho yitoranyirije ngo bamamaze ukuri kwayo kandi bazamure amajwi yabo, bamagana ibyaha by'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Abo bangabo Imana ibahagurukije kugira ngo bamagane, bazamure amajwi yabo, bamagane ibyaha by'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo ku kibazo cya Lawodikiya turabona neza ko ingorane zihari, nuko abanze inama y'umugabo wo guhamya barushaho gufata n'ubwo imyanya yo kuba ari mu bari n'abagore ari n'abayobozi, none bakaba barushaho nanone gutera abandi ubuyobe, umwijima ukaba wabudika, none bwa butumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba guhabwa imbaraga cyangwa se bagomba gutanga umuburo wa nyuma. Uwo muburo ntube bashobora gutangwa kubera ko abo ngabo Satani yishyiraho nk'ingabo ze, bari gukora ibi mu mbaraga zabo kandi bari kurwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko noneho ngo Imana ikaba hari ba bandi bafite imitima iboneye, ngo abamarayika bagenda bakajya kubakomangaho mu gihe runaka Imana yashimye ko kigeze. Abo ngabo ikabahagurukiriza kugira ngo bazarangurure ijwi, bamagane ibyo binyoma, bamagane uwo mwijima, ibyo byaha biri gukorwa n'abo ngabo bitwaga ko bahagaze mu murimo w'Imana. Nk'uko mu gihe cy'intumwa byabaye, abo ngabo n'Imana yabahagurukije kugira ngo bacyahe abafarisayo. Ni nako Sawuli nanone Imana yamuhagurukije kugira ngo ahagurukire kugenda kwamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze ibyo bihome by'ibyaha biba biri hirya hino byubatswe n'abo bakozi ba Satani, maze ngo abirimbure, yerekane ukuri kw'ijambo, yerekane ijambo ry'Imana yo mu kuri kwaryo. Abamarayika b'Imana muri kiriya gihe cyo mu kigero cya 16 bagendereye Ruteri. Uruteri yagenderewe abugari muri abo ngabo Imana ibonye yuko bafite umutima uboneye muri icyo gihe cy'umwijima. Ubwo Imana igiye kureba Ruteri, ariko twajya twibuka ko atabiri kiriya gihe atari wari uhari wenyine, hari n'abandi. Ariko bose abo bose Imana igenda kugenda ibegera, ibohereza abamarayika kugira ngo abamarayika babahagurutse. Muri uko guhaguruka kwabo ntabwo babaga bari ahantu hamwe, ntabwo babaga bashobora gutumanaho nk'uko twe bitworoheye gutumanaho, gutya tukaba twavuga tuti hari ibintu biri kuvugwa aha n'aha, ariko ndetse mbese tuvuge n'iyo byaba ari nabyo byari kubashobokera. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byose, uwari kwemera kwakira uwo muburo, uwari kwemera kwakira iryo jambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo hari marayika wagombaga kuba n'ubundi utumye, wakomanze ku mutima w'uwo wundi ushobora kwakira uwo mucyo. Kuko bitagenze bityo, ijwi nk'iryo ryatambuka rigahera mu kirere, ntirishobora kugira aho rishyikira ngo maze rigire icyo rimara. Ahubwo burya mu biganiro nk'ibi ngibyo byose hari umucyo w'ubugorozi Imana ihagurukije. Hari ba bandi baba babanje kugira umwanya wo kugira ngo babone n'ikanguka, bakangutse bumva hari ikibazo kibafite, bumva hari ikintu bari kwibaza, noneho umucyo ukagenda ukabageraho bagasobanukirwa. Unyanganire kubagira n'akabazo gukorora, ariko mbere twizere ko bijya kugenda neza. Ubwo rero ngo abamarayika bagiye bagendereye Ruteri, abamarayika b'Imana bagendereye umutima wa Martin Ruteri, bagendera n'uwitwa n'uwa Melankitoni
n'abandi bari ahantu hatandukanye, maze babatera kugira inyota yo kumenya ibihamya bizima byo mu ijambo ry'Imana. Umwanzi yari yaraje ameze nk'umwuzure, bityo amahame y'ukuri yagombaga gushyirwa ahagaragara kugira ngo bamurwanye. Luteri niwe watoranyijwe kugira ngo asakirane n'umuraba, ahangane n'umujinya ukaze w'itorero ryari ryaraguye, kandi akomeze abantu bake bari basigaye bashikamye mu kwizera kwabo gutunganye. Luteri noneho nubwo hari n'abandi bose, ariko ahangaha Imana nibo itoranije Luteri kugira ngo abe ari we, tuvuge, ugenda imbere asakirane n'izo mbaraga za Satani, nyine ahangane nawo. Imana iramuhagurukije. Urumva, ariko hari n'abandi, ariko twabonye ko hari n'abandi nanone, ariko Luteri niwe ihaye ubwo bubasha, izo mbaraga zo kugira ngo agende ahangane nabo. Mu gihe cy'Abamireri nabo twabonye ko hari abandi bari mu bihande bitandukanye. Twabonye ko bari barakunza, bari muri Amerika y'Amajyepfo. hari Joseph Wolf, bari mu bihugu bya Aziya, ndetse akaba yageze no mu bihugu bya Afurika yagezemo naho. Akaba muri ibi bihugu bya za Palestina naho hose yarazengurutse. Twari dufite ba Benjeri bari hano mu Burayi, mu Budage, ndetse bagakomeza bakagenda bakomeza bagashyira n'amatsinda mu Burusiya. Twari dufite ba Goseni bari hano mu Busuwisi, ndetse na hano mu Bufaransa. Abo bose na buri cyane cya Luteri nabo bari bahari muri ibyo bihande bitandukanye. Ariko ubutumwa Uwimana yari yahagurije muri kiriya gihe, Mireri nawe yari yahaye umucyo wose wo kugira ngo ahangane n'ibyo bihe bikomeye. Muri ubwo buryo bwo gutekereza gutyo, ndagira ngo ahangaha tugerageze kureba neza n'ibyerekeranye n'aya matsinda nayo dufite. Nongere byibutse, twibwira tuti aya matsinda mbese n'iryo kanguka nanone rigomba kubaho, kugira ngo abantu noneho bahirya hino babe biteguye kwakira umucyo Imana iri kugeza ku itorero ryo mu gihe cya nyuma. Ibyo tugomba kubitekerezaho, kandi tukareba niba uko bimeze, tukareba n'impamvu z'ibyo turi kubona n'ubu muri aya matsinda dufite hirya hino. Aya arahaguruka yose kandi avuga ko ari mu mucyo w'Abadivantisite. Muri uko gutoranya Luteri niwe watoranijwe kugira ngo asakirane n'umuraba, ahangane n'umujinya ukaze w'itorero ryari ryaraguye, kandi akomeza abantu bake bari basigaye bashikamye mu kwizera kwabo gutunganye. Luteri yatinyaga gucumura ku Mana. Kwa kuba abandi baboneye, murumva ntabwo n'icyatumaga Luteri Imana yaratinyaga muri iyo mibereho ye, yatinyaga rwose gucumura ku Mana. Abinyujije mu mirimo yakoraga, yageragezaga uko ashoboye kose ngo agirirwe ubuntu n'Imana, ariko ntiyigeze anyurwa kugeza ubwo umucyo uvuye mu ijuru watamuruye umwijima wari mu ntekerezo ze, ukamutera kutiringira imirimo, ahubwo yiringira iby'amaraso ya Yesu Kristo yakoze. Noneho yashoboraga kwiyegerera Imana ubwe, atarinze kunyura kuri Papa cyangwa abapadiri, ahubwo akanyura kuri Yesu Kristo wenyine.
iki kigwa muzagikomeze, muzagumya murebe ukuntu nawe mu mikorere ye, ukuntu Imana yamufashije, n'ukuntu n'ibindi nimugera mu ntambara ikomeye muzabona intambara yarwanye. Iyo ntambara ntabwo yari gushoborwa n'umuntu ugenda ku mbaraga ze, ahubwo yabishobojwe n'uko yari yishingikirije ku Mana, afite ibyiringiro ku Mana. murumva ko iyo nshingano yari gukomeye, nk'uko rero twabonye ku byerekeye no ku gihe cya Mirere, nabwo buriya Mirere nawe Imana yabanje iramutoranya, abanza iramutegura, imuha umwanya wo kugira ngo ahagararire ibyera by'Imana. Muri aya matsinda rero dufite no hirya hino, twagombye kwibaza tuti mbese amatsinda koko nabo hari abo Imana yahagurukije bashobora kuba aribo nanone bashobora kuba bahagarara ukuri kw'ijambo ry'Imana bonyine, bakaba aribo Imana itoranyije kugira ngo babe inkingi yo kugira ngo umurimo w'Imana urushaho kujya mbere, kandi koko nyine bya binyoma bicura kugeza ubu hirya hino bize bisange abo bantu koko bahagaze bashikamye. Mbese twibaza nanone bazashikama kuki? Twibuke amagambo twabonye yuko hari urufatiro rutajegajega. Abari muri urwo rufatiro rutajegajega, abo ni abazemera inama y'umugabo wo guhamya, abo bazemera inama y'umugabo wo guhamya bakaza bagomba kugenda bagana kuwe mucyo, umucyo byahishuriwe 18, kugira ngo bahe imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bajye muri iryo jwi rirenga rya marayika wa gatatu. Ariko tukabwirwa yuko mbere yuko bagera aho ngaho hari aya ndagira ngo mbaye iki gihamya twabonye cy'uko urufatiro rutajegajega kuri ya inzandiko zibanze kuri paji ya 200 ku isura ya 2 no twabibonye. Ariko noneho mureke dusimbukire ku yandi magambo ari mu nzandiko zibanze kuri ya paji yaho ya 202. Inzandiko zibanze kuri paji yaho ya 202 ni ibitwereka muri kiriya kigo cy'urufatiro rutajegajega ku iherezo isubihera hari ikigiye kutubwira. Isubi inigiye kutubwira igiye kitubwira kubyerekeye kuri amatsinda. None twebwe icyo twibaza, mbese amatsinda ni aya ngaya dufite ngubu, kandi nitugenda tugasubira mu mateka yayo, kuko nababwiye ko habanje kuboneka abareforme bakaza bari kwamagana nyine imyanzuro yari yafashwe n'itorero rivuga ko rishobora kohereza abana ku rugamba nta kibazo. Ariko abareforme bakavuga ati ibyo ntabwo bikwiriye, binyuranyije n'ijambo ry'Imana, izo ntambara z'isi ntabwo ari izo ntambara zacu. Murumva ko bari bahagaze mu kuri. Ni ukuvuga ko muri kiriya gihe bari muri kiriya gihe bagomba guhagarara mu kuri bose, bagomba kuvuga bati ngo aba ngaba natwe uruhande twafata n'urungo. Ariko ikigaragara ni uko nyuma yaho nanone hari abandi bakomeje ubu nyine bari bavuze ko bari bavuga ko bashobora kureka abana bo bakajya mu rugamba, kandi bakubana none bari bafite n'ibindi bihamya bahawe, ndetse barahawe umucyo batagenderagamo. Ni nako bakomeje kuwirengagiza, ni nako bakomeje kugenda bajya kure, ni nako bagiye kugenda barushaho kugenda bazana ibindi binyoma byinshi cyane, ni nako barushaho gutuma umwijima uba mwinshi. Noneho kuko Imana ikaba yarigeze igihe cyo kugira ngo ihagurutse abagomba guhagarara, kugira nk'uko Imana yahagurukije Ruteri, nk'uko tubibonye, uwo Ruteri Imana arimo ahagurukije ngo
ahagararire ukuri kandi imutegure nawe agomba guhangana n'abayobozi b'iryo torero ryamaze kugwa, ariyo itorero rya Gatolika ryari ryaramaze kugwa, ryarazanye ibyo binyoma byose. Ni nako natwe mu gihe nk'iki ngiki abo bahagurukiye ukuri, abo ngabo Imana iri guhagurutsa hirya hino kugira ngo bazamure ijwi ryo kugira ngo abantu bumve ko hari ikibazo kitagenda, bumve ko hari ikintu cyari ahantu hari ikibazo, maze mu mitima yabo ibe yiteguye kwakira umucyo ugomba kubayobora muri iyo nzira yo kugira ngo bashobore kurangiza urugendo. Bya magambo nagize kujya mbabwira yuko ngo iyi nzira yaramaze kugera mu nzitane, hakaba hari abagabo bari kuvuga ati dore kuko twamaze turi mu nzitane, dukeneye gusobanukirwa, dukeneye umucyo wo kugira ngo dusobanukirwe n'aho turi kugana. Icyo tugomba noneho ubwo tugomba kureba ni ukuvuga ngo ni ikihe kintu tugomba kureba ku iherezo ry'inzira turimo, ni uwuhe mucyo tugomba kureba, ni uwuhe mucyo ugomba kutuyobora. Twabonye neza yuko abantu bari mu butumwa bw'amarayika batatu icyo biteze imbere, biteze ijwi rirenga ry'amarayika wa gatatu. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba gutangwa mu ijwi rirenga kugira ngo butange umuburo wa nyuma, kugira ngo aba bandi batigeze bagira amahirwe yo gusobanukirwa n'umucyo bumve ijwi ry'umwungeri, maze baze bakore umukumbi umwe, basohoze muri abo buhanuzi dufite muri Yohana cyane cya 10 umurongo wa 16. Noneho nihangane kubabwirane, niba ayo matsinda ari hirya hino aba afite icyo kintu cyo kuba asabwa ati ko abantu bakanguke, ariko bakaba umucyo batawubona, ariko kandi none mwibuke ko nabasomeye igihamya tubona turi mu gitabo cya Evangelize kuri paje ya 548 kitubwira yuko ngo abantu bazakoresha ibyanditswe nabi, bagakoresha ibyahishuwe 18 bagakoreshwa nabi. Akenshi nk'uko nabwiye, iyo tugenzuye neza ubona ko ibyahishuwe 18 wa mucyo wari ukenewe wo kugira ngo uyobore abantu mu nzira aho tugomba kugana, uwo mucyo ukaba ugiye gukoreshwa nabi. Ibyo byaba bije ku mugambi wa Satani. Ariko ba bandi noneho babumva ko ari ikibazo gihari kandi bakaba bafite inyota, bakaba bagomba gukanguka, ni ukuvuga ko nabo barahari, ariko hari ibyo yenda nabo bikibabereka ingorane zo gusobanukirwa. Nk'uko muri kiriya gihe cya Mireri nabwo hari abandi bari hirya hino babona ko hari ikintu kiri gutegurwa, babona ko turi bari mu bihe bikomeye, babona ko hari, ariko batasobanukira icyo kintu icyo ari cyo. Twabonye yuko Mireri wenyine nawe yashoboye gusobanukirwa umucyo, yashoboye kubona umucyo, ashobora kubona by'ubuhanuzi, ashobora kubona aho ibintu bigana, ashobora kubwira abantu ati twubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ubwo butumwa bw'amarayika batatu bukaba butangiye, none turi ku iherezo ryabwo. Muri icyo iherezo ryabwo nabwo tukaba turi guhamagarirwa gutangaza ijwi rirenga ry'amarayika wa gatatu. None Satani nawe akaba ashaka kugira ngo uwo murimo ntukorwe, ariko noneho akaba gutubwira ko hagomba kuboneka ikanguka. Reka dusome iki gihamya, cyenda bizatuzongera tugubye kongera tubitekerezaho neza. Reka dusome igihamya kitubona mu zandiko z'ibanze kuri paje yaho ya 202 isubi yaho ya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ku iherezo rya cya kigwa kitubwira iby'urufatiro rutajegajega. Umuja w'Imana atubwira ngo yabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu itorero ry'Abadivantisite ndetse no mu matorero yaguye, kandi mbere y'uko ibyago by'imperuka bisukwa
ababwirizabutumwa cyangwa se abagabura na rubanda bazahamagarirwa kuva muri ayo matorero yaguye, maze bakire ukuri bishimye. hari abantu b'indahemuka bari mu Badivantiste, bari muri wa mucyo w'abategereje, bari mu mucyo w'ubutumwa bw'amarayika batatu. abo b'indahemuka ni babandi n'ubundi nk'uko byagenze mu bihe byatambutse byose, babandi berekeje amaso yabo mu ijuru, babandi baba bategereje biteze kugira ngo bumve basobanukirwe ikintu runaka batari kubasobanukirwa, bari kwibaza. Kuko nakunze kubabwira ni ukuba ko mu mwaka w'1844 abantu bagomba guhora bibaza ati ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buzahabwa imbaraga ryari, ko twabonye ko mu bihe byatambutse tugiye mu mateka y'ubutumwa bw'amarayika batatu, ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere bwahawe imbaraga, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri nabwo bugahabwa imbaraga, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu turimo bwo buzahabwa imbaraga ryari.